Nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana ndetse n'indwara zikunda kuboneka mu bana. Habaye hari igitekerezo ufite cyangwa icyifuzo ni karibu waduhamagara kuri nimero iri muri description hasi mu kiganiro kugira ngo tujye tumenya se ni ibihe biganiro mukeneye cyangwa ni ibihe mukeneye kungukaho ubumenyi kugira ngo tubashe kwita ku bana neza. Ndashimira buri muntu wese umaze gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, Imana imuhe umugisha. Ikindi nawe utarakanda ku nzogera, ndagushishikariza gukandaho kugira ngo hatazagira ikiganiro kigucika kandi wari ugikeneye mu buryo bwo gukomeza kwita ku bana neza. Uyu munsi ndashaka kukubwira ese ni izihe mpamvu zishobora gutuma umwana w'uruhinja cyangwa umwana wese muto arwara isepfu? Ese ni gute umumama yafasha umwana we igihe cyose yahuye n'icyo kibazo cyangwa umwana we yarwaye isepfu? Kuko nagiye mbona abantu benshi banyandikira bambaza ese ko umwana wanjye arwaye isepfu ni igiki namukorera? Ese ni ibiki biyitera? Ni byiza rero yuko ababyeyi bagira ubumenyi ku bintu bishobora gutera umwana isepfu. Ikindi ukamenya se ko umwana arwaye isepfu ni ibintu biri normal, ni ibintu bisanzwe. Ese ntabwo nkwiye guhangayika ko umwana wanjye yarwaye isepfu? Ibyo byose umubyeyi aba akwiye kubimenya kugira ngo agireho ubumenyi kandi umufashe no kwita ku mwana neza. Ese ubundi wakibaza isepfu ni ibintu biri normal ku mwana? Igisubizo ni yego, abana kuba bagira isepfu ni ibintu biri normal. Ubundi umwana ashobora kugira isepfu nibuza ikaba yamara hagati y'iminota 10 n'iminota 15. Iyo birengeje iyo minota niho umubyeyi ashobora guhangayika akavuga reka njyane umwana kwa muganga, wenda muganga abe yampa izindi nama ziwe cyangwa abe yamfashiriza umwana. Rero igihe cyose umwana mutoya w'uruhinja cyangwa umwana muto ugifite ibyumweru, amezi se, kurwara isepfu ni ibintu biri normal kuri we. We mubyeyi ntukwiye guhangayika, ahubwo ndaje nguhe impamvu ishobora gutuma umwana arwara isepfu nuko warinda umwana kugira ngo adarwara isepfu kenshi bikamubangamira. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umwana arwara isepfu, ubundi harimo kuba umwana umwonkeje agahaga cyane. Iyo umwana ahaze cyane bitewe n'uko ibice bye byo mu mubiri, mu nda biba biri kugenda bikura. Icyo gihe rero iyo umuhaye ibintu byinshi bituma igifu gikweduka kigakora ku kintu twita diaphragm. Icyo gihe rero iyo ako kamaso gacontractinze cyane niho ushobora gusanga umwana arwaye isepfu. Ni byiza rero yuko umubyeyi nimba uri konsa umwana cyangwa uri guha umwana amashereka mu buryo runaka se ukoresheje bebero, ni byiza yuko utamuha ibintu byinshi icyarimwe. Nibwo buryo buzamurinda kurwara isepfu kenshi. Ikindi gishobora kubitera, mu gihe umwana ari konka ashobora kwinjiza umwuka ukagera mu nda, mu gifu, n'ubundi wagera mu gifu ukaba wakwedura ya diaphragm hanyuma ikamera nk'ikontractinze, niho nanone umwana azarwara isepfu. Icyo gihe rero nabwo ntacyo ushobora gukora usibye ko ndibuze kubabwira ikintu ushobora gukorera umwana kugira ngo isepfu ihagarare. Ikindi gishobora kubitera ni igihe umwana ashobora kuba ari guhumeka, kuko mu kirere haba harimo ibintu byinshi, imyuka myinshi, iyo nayo ishobora kugenda igatuma ya diaphragm icontractinga, umwana akaba yarwara igifu. Ikindi n'ubundi nk'uko umwuka winjira mu nda ukajya mu gifu, igifu kigakweduka, bituma nanone umwana ashobora kugira iyo response yo kuba yarwara isepfu. Ikindi gishobora kubitera harimo nk'abana bakunda kuboga cyane, icyo twita reflux, ugasanga amashereka aragaruka kandi avuye mu gifu. Ibyo nabyo bishobora kuba byakora kuri ya diaphragm iri munsi y'umutima ndetse n'ibihaha, ariko nanone ikaba hejuru y'igifu. Icyo gihe bizatuma imera nk'ikontractinze
bitume umwana arwara igifu. Izo ni zo mpamvu zishobora gutuma umwana arwara igifu bitewe n'uko izo ngingo ze zo mu nda ndetse ziba ziri gukura cyane, rero ikintu cyose gishobora gutuma zikweduka cyane biba byatuma umwana arwara isepfu. Rero ngiye kukubwira bimwe mu bintu ushobora gukora igihe cyose umwana wawe yarwaye isepfu ikaba yahagarara. Ikintu cya mbere ushobora gukora harimo kuba wenda umwana wamwonsa ibere, igihe ukeka yuko umwana atonse ngo ahage cyane, ni byiza kumushyira ku ibere kuko biri mu bituma isepfu ihagarara vuba byihuse. Ikindi kintu ushobora gukorera umwana isepfu ikaba yahagarara harimo kumuririmbira se, ibyo bituma ubwonko bumera nk'uburangayeho gato cyangwa bubaye distracted, icyo gihe nanone isepfu ishobora kuba yahagarara. Ikindi nimba uteruye umwana se akarwara isepfu, ushobora kumuvugisha nabyo bimutuma ubwonko bumera nk'uburangayemo, hanyuma isepfu ikaba yahagarara. Ikindi harimo nko kumurinda imbeho, nk'uko twavuze yuko umwana uko aba exposed ku myanda yo mu kirere cyangwa imyuka yo mu kirere, nabyo bituma umwana agira iyo response yo kuba yagira isepfu. Rero igihe cyose ufite umwana akazana ubushyuhe, rwose biri mu bituma iyo sepfu ishobora guhagarara. Ni byiza rero yuko umubyeyi amenya yuko umwana kuba yarwara isepfu ni ibintu biri normale, ariko nanone ukamenya se ni ibiki bibitera kugira ngo urinde umwana. Ikindi ukamenya se ni gute nimba yagize isepfu ndumenye ikintu nkorera umwana kugira ngo isepfu ihagarare. Ibyo byose nabwiye rero biri mu bintu bizafasha umwana wawe narwara isepfu kuba yahagarara vuba. Ikindi kintu harimo ibintu wakora kugira ngo ujye urinda umwana wawe guhora arwaye isepfu. Niba ugiye konsa umwana, irinde konsa umwana ameze nk'aho umufashe acuramye. Ni byiza kumwonsa ameze nk'aho nyine umukikiye neza, umutwe udacuramye, kugira ngo ya mashereka atamera nk'agaruka agakora kuri ya diaphragm nabwiye iri haruguru y'igifu, hanyuma umwana akaba yarwara isepfu. Ikindi wakirinda ni ukwirinda gutuma umwana wawe ahaga cyane, kuko umwana kenshi ntabwo aba azi kwigabanyiriza ibere. Ni byiza kumenya ngo umwana mwonkeje iminota 10-15 irahagije, reka murekere. Icyo gihe uzamurinda kuba yarwara isepfu kenshi, bityo bitume nawe amererwa neza. Ikindi ni ukumurinda imbeho nyinshi. Nk'uko nabibabwiye, imbeho cyangwa umuyaga urimo ubukonje bwinshi biri muri bimwe bishobora gutuma umwana wawe arwara isepfu. Rero igihe ubona hakonje, ni byiza kurinda umwana imbeho nyinshi kugira ngo bitamutera isepfu. Ibyo byose nimubikora bizatuma abana bakura neza, bamererwa neza, kandi ku bakunda kurwara isepfu ndabizi neza ko bizagenda bigabanuka. Ariko nanone ntabwo ukwiye guhangayika igihe umwana arwaye isepfu, kuko n'ubundi yo ubwayo iba ishobora kuba yakwijyana hagati y'iyo minota navuze, iminota 10-15, ubundi isepfu iba yihagaritse ubwayo. Igihe idahagaze niho dushobora kuvuga ko hari ikibazo kiri kubitera, umuntu akamenya se ni igiki kibitera. Ariko nanone nimba iyo minota itarashira, nta mpamvu yo guhangayika rwose, kuko isepfu ikunda kuba mu bana kandi ni ibintu bisanzwe. Ariko nukora ibyo byose nababwiye, nanone umwana yarwaye isepfu izahagarara. Murakoze, ni icyo kiganiro cyangwa ni izo nama nashaka kubagira ku bana bose bakunda kurwara isepfu. Ni byiza rero yuko we mubyeyi hari ikindi kintu wongeye kungukira muri iki kiganiro. Nimba utarakanda ku nzogera, ndagushishikariza gukoraho kugira ngo hatazagira ikiganiro kigucika. Ariko nanone ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi cyangwa icyifuzo, ni karibu watwandikira muri comment cyangwa ukaduhamagara kuri nimero iri muri description munsi y'iki kiganiro, kugira ngo turusheho kungurana ibitekerezo byiza bidufasha mu mikurire y'abana ndetse bagakura bafite ubuzima bwiza. Murakoze, ciao ciao.